ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Birashoboka ko utajya ubitindaho, gusa ikoranabuhanga dukoresha umunsi ku munsi ryatuzaniye ibyiza bitagira ingano ndetse n'ibibi rugeretse. Icyakora njye nawe nta yandi mahitamo dufite uretse kwakira ibije nta gihunga, tukarekura ibigiye nta gahinda. Nubitekerezaho neza witonze, urasanga hari imirimo myinshi imaze kuburirwa irengero, kandi n'indi nayo ni ikibazo cy'igihe gusa, ubundi nayo bikagenda uko. Kandi ibyo bizanarushaho ko iminsi izagenda iza, abenshi ari nako bazabura akazi niba babaye batiteguye hakiri kare. Tugiye kukubwira imirimo byibura 4, niba ariko kazi ukora umunsi ku munsi ukwiye guhangayika, kuko ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusimbuzwa ikoranabuhanga. Twe turi The Fixers. Umurimo wa mbere ni ujyanye no gucuruza amafaranga, mobile banking. Nta myaka myinshi isize dutangiye kohereza no kwakira amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga, kandi ako kazi gatunze abatari bake mu gihugu. Gusa mbabajwe no kukumenyesha ko ikoranabuhanga nta mwanya wo gutekereza riguhaye habe na gato niba ukora aka kazi. Ubu tuvugana mu bihugu bimwe na bimwe hari imashini zasimbuye kera babikoraga, kandi zibikora neza cyane kuko ntizibeshya cyangwa ngo zirimanganye. Kandi uko zikora igihe cyose zitananiwe, bituma zitanga umusaruro kuruta inshuro zikubye amagana w'abantu bashobora gutanga. Bene izi mashini ukoresha telefone yawe gusa, ukayisaba amafaranga ikayaguha, ukaguriraho amayinite ukayabona, ndetse ikabikora neza nk'aba agent. Zirabika zikanabikura nk'uko ujya ubibona. Umurimo wa kabiri ugomba gutangira gutekerezaho ni ugutwara abantu mu buryo buhuje hamwe, ubushoferi. Nyuma y'uko imashini yambuye akazi wahoze ari konvoyeri agasubira mu cyaro amaramasa, ubu umushoferi ni utahiwe. Ubu mu bihugu byateye imbere gutwara abantu ntibikigezweho ko bikorwa n'abantu. Imodoka ziri gukoresha ubwenge bw'ubukorano zikitwara, cyangwa zigatwarwa n'umuntu wize neza ibya mudasobwa akayitwara atayirimo. Ubu mu bihugu biteye imbere hari uburyo bwinshi bwo gutwara abantu n'ibintu bidakozwe n'abantu. Ni igihe gito gusa, na hano iwacu bikaba. Akandi kazi ka gatatu ukwiye guhangayika nimba ari gukora ni ukwigisha imodoka. Mwarakoze cyane rwose kudufasha kwiga gutwara imodoka no kubona impushya, gusa murarye muri menge kuko bitari kera ikoranabuhanga riraza kwicaza abatari bake. Utekereza iki iyo ubona ibizami bimwe na bimwe biri gutangirwa kuri za mudasobwa? Ubu mu bihugu biteye imbere abigisha imodoka baragabanutse ku kigero cyo hejuru cyane, basimbuzwa imashini zibikora cyangwa se inzego za leta zikabyikorera. Kandi ntibitangaje kuko ubona ko na hano mu Rwanda ariko bigenda bimera. Akandi kazi ari nako ka kane tugiye kuvugaho ni ubukomisiyoneri. Nibyo, bamwe mwaduhaye amazu yo kubamo, abandi murazidukundisha, moto zifite dushe na tuwarete. Mu by'ukuri mwaradufashije kandi muracyakomeje kudufasha. Gusa ikoranabuhanga ribafitiye itangazo ribabaje kuko ayo mwariye ahagije ngo hari uburyo bundi bwiza bwakorwamo. Ubu mu bihugu bimwe na bimwe inzu umuntu ayishaka kuri interinete, akayisura akoresheje interinete, kandi akamenya aho iherereye bwite nta kwibeshya akoresheje interinete. Niba usanze ukora umwe muri iyo mirimo tuvuze haruguru kandi ukabuza ubwenge, ubishatse waba ukora subscribe kuri The Fixers kandi ukaba wiga ikindi wakora. Twe turi The Fixers. Umva, ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa3 iFix R na W, cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.
Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu, ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2, iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.